Mbashimiye kuba muri kunyumva. Twese muri iyi si tugira ibibazo bitandukanye cyane bitewe n'icyo twifuza, nanone gusa bijyanye n'icyo twifuza iteka tuba dushaka kumenya byinshi ku byo twibaza kandi tukifuza kubigiraho amakuru ahagije kandi yimbitse. Mube muretse gato, njye namwe tuzi ukuntu akenshi ku bantu b'igitsina gabo mu gihe baganira n'ab'igitsina gore iteka baba bifuza kumenya icyo babatekerezaho. Mu yandi magambo, ku musore n'umukobwa bari kuganira, buri umwe aba asa naho ari mu kazi katoroshye kaba kari kubera mu bwonko bwe, akazi kaba gasa naho buri umwe muri abo babiri aba ari gutekereza ku wundi. Hanyuma nk'uko mubizi, nitwa Samuel Mugisha. Njya kwandika iki kiganiro hari ikintu natekerejeho mu bwonko bwanjye. Nyuma yo gutekereza, nasanze abasore cyangwa se abahungu niba ariko byakumvikana neza, bose baba basa n'abahurira ku kintu kimwe. Bose iteka baba bifuza kumenya niba umukobwa bari kuganira nawe niba yabishimiye cyangwa se niba yaba ari kubumvira ubusa. Ni byiza cyane, nawe bishobora kuba byarakubayeho. Gusa nanone ntabwo ari bose babonera igisubizo iki kibazo. Uyu munsi mureke tuvuge ku marenga 5 ashobora kukwereka ko umukobwa muri kuganira yakwishimiye cyane, cyangwa se mu yandi magambo tugiye kuvuga ku bintu 5 bizagufasha kugena uko umukobwa gutekereza ndetse n'uko yagufashe igihe cyose muzaba muri kuganira. Ikaze. Ubwo twatangiraga iki kiganiro, natangiye mvuga ko abasore cyangwa se abahungu bose basa n'abahurira ku kintu kimwe. Bose iyo baganira nabo badahuje igitsina baba basa n'abari mu kizamini kidapfa gutsinda buri wese cyo kwibaza uko muri uwo mwanya bari gufatwa nabo baganira nabo. Uretse ko atari bo gusa, kuko n'ab'igitsina gore barabikora. Gusa uyu munsi mureke twibande ku basore. Biroroshye kubimenya. Mwe muri kunyumva muri uyu mwanya, mushobora kuba mwaraganiriye n'umukobwa mukabona yisetsa buri kanya. Kwisetsa buri kanya, niba byarakubayeho ikomera amashyi. Icyo gihe yari yakwishimiye bitagira ingano. Kimwe mu bintu bya mbere bizakwereka ko umukobwa yakwishimiye mu gihe muri kugirana ikiganiro nuko aseka bya buri kanya. Buretse gato, byanashoboka ko waba utanavuze n'ibintu bisekeje gusa ukabona arasetse. Iki gihe nibwo buryo azaba ari gukoresha ngo akwereke ko yakwishimiye nubwo yaba atari kubikwerura ngo abikubwira ku kanya. Byashoboka ko waba uri kuganira n'umukobwa akajya gukora ku ntoki buri kanya. Ibi nabo bashobora kuba banabikora batanabigizemo uruhare, gusa nanone naramuka bigukoreye uzamenye ko yakwishimiye cyangwa se ko yishimiye ikiganiro muri kugirana. Umva ikindi kimenyetso, kukubwira ibintu utari usanzwe umuziho. Ibi nabyo bibaho cyane. Kukubwira ibintu utari usanzwe umuziho ni ikimenyetso simusiga kizakwereka ko umukobwa yakwishimiye. Nk'urugero, ushobora kuba uri kuganira n'umukobwa hanyuma ukumva atangiye kukubwira nk'ibintu yaciyemo byamubabaje, ibyamushimishije se, cyangwa se n'ibindi utari usanzwe umuziho. Iki gihe azaba ameze nk'uri kugufungurira umutima we. Ikiza kiruta ibindi aha, uzahite winjira ako kanya kuko uzaba wahawe ikaze mu mutima we. Ikindi kimenyetso, kukubaza ibibazo byerekeye ubuzima bwawe. Birumvikana, umukobwa wishimiye ikiganiro yagiranye cyangwa se ari kugirana n'umusore, ushobora no kumubwirwa nuko wumva atangiye kujya amubaza ibintu byihariye ku buzima bw'umusore bari kuganira. Birashoboka ko nawe byakubayeho, kandi niba bitaraba nanone ntarirarenga kuko bizagera igihe bibe. Ariko se mu buhe buryo? Ushobora kuba uri kuganira n'umukobwa ukumva atangiye kukubaza nk'inzozi ufite mu buzima bwawe wifuza kuzageraho, cyangwa se akakubaza nk'aho ukomoka niba mutari musanzwe muziranye. Mbese muri make akakubaza ku bintu utigeze upfa kubwira buri muntu uwo ari we wese. Iki gihe kwirirwa wibaza uko yagufashe waba uri kwirushya kuko azaba yakwishimiye. Ikimenyetso cya nyuma kizakubwira ko umukobwa yakwishimiye niba muri kuganira nuko azakubwira ibintu akunda kuri wowe. Reka tubanze tubyumve neza. Biragoye, kandi biragoye cyane ko umukobwa wishimiye ikiganiro ari kugirana n'umusore runaka ko cyarangira atamubwiye ibintu amukundaho. Nk'urugero, ushobora kumva akubwiye ati ngo wenda ngo akunda uko witwara imbere y'abantu se, cyangwa se ngo wenda ngo akunda ukuntu utuma aseka. Iki gihe nabikubwira uzamenye ko yakwishimiye bya nyabyo. Ikindi kintu cyagufasha kwishima kurushaho nuko wamanuka munsi y'iyi video ugakanda ahantu hatukura handitse ijambo subscribe, ubundi ukareba n'ahandi handitse ijambo share, ukahakanda ugasangiza iki kiganiro inshuti zawe. Ubundi tukajya tubana mu biganiro byacu byose mu buryo bukoroheye cyane. Nitwa Samuel Mugisha nk'ibisanzwe. Ndabakunda cyane, naho mu kiganiro cy'ubutaha.